y'Imana. Ndagusuhuje rero kandi nkwifurije guhirwa no kugirirwa ubuntu n'Imana. Reka tubanze dusome amagambo make aboneka mu gitabo cy'uburezi mbere yuko dusenga. Gufata Bibiliya nk'igitabo cyiza cyigisha amabwiriza meza yerekeranye n'imico mbonera, kandi kuba igomba kumvirwa bitewe n'uko usanga ivuga ibihuje n'ibibaho mu bihe bitandukanye ndetse n'umwanya abantu duhagazemo mu isi, ni ikintu kimwe. Ubwo ni mu burezi ku rupapuro rwa 271. Icyigisho kivuga ngo ukwizera n'isengesho. Kuyifata nk'ikintu gisanzwe ni ikintu, ariko kandi kuyifata nk'uko iri koko akaba ari ijambo ry'Imana ihoraho, ijambo rigize ubugingo bwacu, ijambo rigomba gutunganya ibikorwa byacu, amagambo yacu n'ibitekerezo byacu. Ibyo nabyo ni ikindi kintu. Gufata ijambo ry'Imana mu buryo buciye bugufi y'ubu buvuzwe ntaho bitaniye no kurihakana, kandi kukurihakana gukozwe n'abavuga ko baryizera ni imwe mu mpamvu z'ingenzi zitera ubuhakanyi no gushidikanya n'ubuhemu mu rubyiruko ndetse n'abatari urubyiruko. Abantu bose bafata Bibiliya nk'igitabo gisanzwe, nta kindi bibazana usibye akaga k'ubuhakanyi, kandi ubuhakanyi buzasoza babuze ubwami bwo mu ijuru. Noneho amagambo shaka ko utekerezaho mbere yuko dusenga, ngo isi irakoreshwa n'imbaraga zihungabanya kandi zikomeye mu buryo butigeze bubaho, haba mu myidagaduro, mu gushaka ifaranga, mu kurwanira ubutegetsi no mu ntambara yo kurwanira kubaho. Usanga imbaraga iteye ubwoba yaratwaye ubushobozi bwose, bwabo bw'umubiri, ubw'ubwenge n'umutima. Uvuga ngo mu gushaka ifaranga, mu gushaka kugira aho tugera, mu gushaka kuba wagira icyo ugeraho, usanga abantu bakoresha imbaraga zikomeye, usanga abantu bakoresha ikintu gikomeye, usanga abantu barashyizemo imbaraga, bagashyiramo uburyo bwose kugira ngo babe babona amafaranga, ariko kandi usanga atari byo byari bikwiriye kubaho. Ariko ijambo ry'Imana tuvuga ngo Imana iravugira hagati muri ubwo buzima bwo gutanguranwa wagira ngo ni ibisazi. Imana itubwira kujya hiherereye maze tugasabana nayo. Iravuga uti nimwiyoroshye mumenye ko ari njye Mana, muri Zaburi 46:11. Hari abantu benshi niyo baba bari mu bihe byo kuramya Imana batabona imigisha iva mu gusabana n'Imana gushyitse. Hari abantu benshi ngo niyo baba bari muri gahunda yo kuramya Imana badashobora kubona umugisha, badashobora kubona imigisha iva mu gusabana n'Imana gushyitse. None se ni iyihe mpamvu batabona imigisha iva mu gusabana n'Imana kandi ari mu mwanya wo kuramya? Ibyo biterwa nuko usanga ibyo bakora byose ari jugujugu, ntibashyira umutima hamwe. Kubera kugenda bihuta banyuraho Kristo yarari, maze bakahamara akanya gato aho hera, ariko ntibitegereze ngo bumve inama bahabwa. Usanga nta gihe bafite cyo kugumana n'umwigisha mvajuru, baza ahari ariko ubwira bugatuma basubira mu mirimo yabo bakikoreye imitwaro yabo. Mbese ni ukubera iki aba bantu ngo bazaho Kristo yarari bakahamara akanya gato, kandi ngo ntabwo bashobora kubona umugisha wo gusabana n'Imana kubera ko ibyo bakora ari jugujugu, kubera ko ntabwo ngo bashyira umutima hamwe, umutima wawerekeze ku Mana, ahubwo ngo bazaho Kristo yarari bakahamara akanya gato. Mbese wowe umara akanya kangana iki imbere y'Imana? Mbese ngiye mara akanya kangana iki imbere ya Kristo? Mbese ndicara ngo Kristo ambwire, cyangwa mpamara akanya gato, cyangwa ibyo nkora byose ni jugujugu? Mbese ubu sinaba ndi muri jugujugu? Ari mu gitabo cyitwa uburezi ku rupapuro rwa 271 na 272 ku cyigisho cyitwa ukwizera n'isengesho. Ni igitabo kiri hard, ntabwo ari soft. Usanga nta gihe bafite, kubera kugenda bihuta banyuraho Kristo yarari maze bakamara akanya gato aho hera, ariko
ntibategereze ngo bumve inama bahabwa. Usanga nta gihe cyo kugumana n'umwigisha mvajuru, baza ahari ari kubwira bugatuma basubira mu mirimo yabo bakikoreye imitwaro yabo. Bene abo bakozi ntibashobora kugera ku nsinzi ihanitse igihe cyose batari bamenya aho ibanga ry'imbaraga riri. Abo bakozi ntibashobora kugera ku nsinzi igihe batari bamenya aho ibanga ry'imbaraga riri. Bagomba kwiha igihe cyo gutuza, bagatekereza, bagasenga kandi bagategereza Imana kugira ngo imbaraga zabo z'umubiri, iz'ubwenge n'iz'iby'umwuka izigire nshya. Bakeneye imbaraga izahura y'umwuka w'Imana. Nibakiriye imbaraga bazahemburwa kandi bakangurirwa ubugingo bushya bazahabwa. Umubiri unaniwe n'ubwonko buzaba buguye agacuho bizahemburwa, kandi umutima uremerewe uzaruhuka utuze. Icyo dukeneye, inama bagiye kuduha, icyo dukeneye si ukumara akanya gato twafata turi imbere y'Imana, ahubwo buri wese ku giti cye akeneye kwibonana na Kristo, akicara hasi agashyikirana nawe. Abana bo ni ukuvuga ngo uyu munsi buri wese akeneye kwicara hasi, buri wese akeneye kwibonana na Kristo, buri wese akeneye kubana n'Imana ku giti cye, akeneye kugirana umushyikirano wimbitse n'Imana, kandi buri wese akwiriye gufata igihe cyo kubana n'Imana gishyitse. Nshuti yanjye mukundwa tubanye kuri iyi platform muri iki gitondo, ndagira ngo nkubwire ngo Imana irimo iraguhamagarira kugira ngo ugirane umushyikirano nayo. Imana irimo irashaka yuko uyu munsi wa none witegura kubana nayo. Reka mbere yuko tujya mbere, reka tubanze dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turacyari kumwe nawe, niwe wateguye aya materaniro kugira ngo Mwami Imana utegure imitima y'ubwoko bwawe. Ndinginze cyane kandi saba kugira ngo umwuka wera watanzwe yuzure imitima yacu. Yaba rero turi kumwe kuri iyi platform, ndabasabiye ndetse n'abazumva ibi byigisho Mwami Imana bazakomeza kubikurikirana, uzabahire kandi uzabahembure. Imbaraga yawe mvajuru izaba yo yihanga mu mitima yabo, kandi Mwami Imana urushaho kudutegura tuba abaturage beza bo muri iyi si bitegurwa kuzimurirwa muri Kanani yo mu ijuru. Wateguye inzira kugira ngo umunyabyaha abashe gukizwa. Iyo nzira wayiteguye mu buryo butangaje. Reka rero Mwami Imana twebwe abanyabyaha agakiza kawe ka mitima yacu, kubwa Yesu umucunguzi wacu. Amina. Tugiye kuganira ku cyigisho kivuga ngo kuba umunyabwenge. Kuba umunyabwenge. Turi mu isi, kandi isi yuzuye ibintu bitandukanye byinshi cyane biri gukorerwa mu isi. Ariko kandi ni igihe turimo cyabuzwe yuko ubwenge buzagwira, ariko kandi n'igihe bavuze yuko urukundo rwa benshi ruzakonja. Ni igihe bavuze yuko isi izaba ifite ubwenge, kuko Daniyeli yerekwa iki gihe, yeretswe yuko ubwenge buzagwira. Daniyeli yeretswe yuko abantu bazaba bafite ubwenge buhambaye, ariko kandi abantu bagomba kugira ubwenge bw'iyi si, ariko atari ubwenge bw'Imana. Abantu baracukumbura, abantu babasha kumenya ikirere, abantu babasha kwiga bakamenya ngo isi iri ku rugero rungana gutya, irimo irizengurutsa ku kigero kingana gutya. Isi umwanya, intera iri hagati y'isi n'izuba bakayimenya, bakamenya uburyo isi ingana, bakamenya ubutumburuke bwayo, bakamenya mbese siyanse bakayiga bakayimenya. Umuntu akabasha kwiga agacukumbura, akamenya kuba yakora intwaro irimbura abantu, ariko ntabwo ashobora kuba yacukumbura ngo amenye intwaro ishobora guhesha abantu ubugingo buhoraho. Uyu munsi wa none abantu bari bakwiriye kwiga igihesha abandi amahoro, aho kugira ngo bige igihesha abandi urupfu.
ariko Yesu yaravuze ngo mbasize mu isi, ariko sinsaba ngo ubakure mu isi, ahubwo ayavuze ngo undasaba ngo ubarinde ububi, kandi ngo ubarindire muri rya zina ryiza wampaye. Yesu rero yarazi neza yuko muri iyi si harimo umubi, kandi uwo mubi yagombaga kuba abana natwe, kandi uwo mubi yagombaga kuba ari muri iyi si ko turi mu isi, ariko kandi Imana yaduhaye isezerano yuko itazegera idusiga. Twebwe twasiga Imana, ariko Imana ntabwo ijya idusiga. Twahawe isezerano ritwereka yuko tugomba kubana n'Imana igihe cyose, ariko kandi Yesu yaravuze ngo ntimutekereze ko naje kuzana amahoro mu isi. Ntabwo Uwiteka yaje kuzana amahoro mu isi, ahubwo yatubwiye ko yaje kuzana inkota. Ntimutekereze ko naje kuzana amahoro mu isi, oya, ahubwo naje kuzana inkota. Reka muri Matayo igice cya 10:34, mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Abanzi b'umuntu bazaba mu rugo rwe. Ukunda se, ni ukuvuga ngo Yesu arimo aratwereka yuko ataje hano mu isi nk'umuntu wazanye amahoro. Ni ukuvuga impamvu atazanye amahoro, ni ukuvuga ngo uyu munsi wa none umuntu wemeye Yesu aba afitanye ikibazo n'isi. Uyu munsi wa none umuntu uhisemo inzira y'agakiza agirana ikibazo n'isi. Uyu munsi umuntu uhisemo inzira izamuhesha ubugingo, ntabwo Satani agomba kumworohera, kubera ko Satani aba ashaka gusenya ubwami bwe, kandi Satani nawe yaje kwimika ubwami bwe hano mu isi. Niyo mpamvu ntutekereze yuko uzagira amahoro igihe cyose ushaka gusenyera Satani, igihe cyose ushaka ugasenya ibirindiro by'umwanzi, igihe cyose ushaka gusenyera Satani, ntabwo Satani mushobora kubana amahoro. Yesu ati ntabwo mwe gutekereza ko nazanywe no kuzana amahoro mu isi. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Ijambo ry'Imana ngo ni inkota ityaye. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana iyo rigeze mu muntu, ni ukuvuga ngo ribasha kumuhesha ubugingo buhoraho. Sinaje kuzana amahoro, ahubwo naje kuzana inkota. Kuko naje gutanya umwana na se, umukobwa na nyina, umukazana na nyirabukwe. Uyu munsi iyo umuntu yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we mu muryango, iyo umuntu yakiriye Yesu akaba yakiriye Yesu abandi bataramwakira, ibyo bihinduka ikibazo mu muryango. Nta nubwo bakubona nk'umuntu muzima, ahubwo bakubona nk'umuntu udafite ubwenge. Bagufata nk'umuntu rwose wahisemo nabi. Bagufata nk'umuntu udafite icyo ashaka kugeraho. Bagufata nk'umuntu rwose wabuze icyo utariho, mbese nta gaciro ufite. Ariko kandi mu bwami bwo mu ijuru, ni ukuvuga ngo gutangira ubwami bwo mu ijuru tubutangirira hano mu isi, kandi tubutangirana n'intambara. Tubutangirana n'intambara turwana. Kuko Yesu, ntutekereze niba Yesu abantu baramwanze, ntutekereze ko bazagukunda. Uyu munsi abantu bavuga izina rya Yesu ni benshi, ariko se ko benshi bavuga izina rya Yesu, kandi no mu gihe cya Yesu bamukurikiraga bari benshi. Mu gihe cya Yesu abamukurikiraga bari benshi, ariko se muri abo bamukurikiraga, ubundi bamukurikiraga ku yihe mpamvu? Bamukurikiraga ku nyungu babaga bitezeho, kubera ko bari bazi neza yuko Yesu ari Mesiya. Bari bazi ko Yesu azaza kwimika ubwami bwa hano mu isi. Bari biteze rero yuko nimika ubwami ashobora kubatoranyamo abantu bazamugira uruhande. Ariko iyo yari impamvu ipfuye yo kuyoboka Imana. N'uyu munsi wa none abantu benshi bayoboka Imana kubera ko bashaka imyanya y'ubutegetsi runaka, imyanya yo kuba hari icyo bari bukure muri uko kuyoboka Imana. Iyo ni impamvu ipfuye yo kuyoboka Imana. Ahubwo dukwiriye kuyoboka Imana, tukayiyoboka nta kindi dushingiyeho. Dukwiriye kuyoboka Imana
tuyiyobotse nko kuduhesha agakiza. Ariko uyu munsi wa none iyo umuntu yakiriye Yesu mu muryango bihinduka ikibazo, kubera ko bamubona nk'ikibazo kandi atari uko ateje ikibazo. Reka tugenda muri Matayo igice cya 24, Matayo igice cya 24 umurongo 25, umurongo Matayo igice cya 25 tugiye kureba ku mugani w'abakobwa 10. Umugani w'abakobwa 10. Ndabizi urabizi, ariko Bibiliya uzirinde kuyimenyera, uzirinde kugira kamenyera ijambo ry'Imana, uzirinde ko ijambo ry'Imana warimenyera, ahubwo ijambo ry'Imana igihe cyose uzahore ushaka yuko rikubera rishya, kuko uyu munsi wa none ijambo ry'Imana ni rizima kandi rigira imbaraga, kandi iri jambo ry'Imana ni ijambo twahawe rigomba kudukiza. Umugani w'abakobwa 10. Icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe, kandi amatabaza ashushanya ijambo ry'Imana, kuko iyo turebye muri Zaburi hatwereka yuko ijambo ry'Imana ni itabaza ry'ibirenge byacu. Uyu munsi wa none ijambo ry'Imana, bano bakobwa bagiye gusanganira umukwe, kandi uyu mukwe bari biteguye, bajyanye amatabaza yabo, bari bafite Bibiliya zabo mu biganza byabo, bajya gusanganira umukwe. Ariko abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Umubare wose urangana, bose bari 10, ariko muri abo 5 bari abanyabwenge, abandi 5 bari abapfu. Niko Bibiliya itubwiye. Abapfu bajyanye amatabaza yabo, ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Mu gihe bose bagendaga mu nzira, bose iyo wabonaga ko bagiye gusanganira umukwe, kandi bose bahagurutse bagiye gusanganira umukwe, bose bahagurutse bafite ibyangombwa byo kujya gusanganira umukwe, kuko bajyanye amatabaza yabo. Ariko hari abantu bajyanye ibintu bibiri, abandi bajyana kimwe. Hari abantu bajyanye amavuta bajyana n'amatabaza, abandi bagenda nta mavuta bajyanye ariko bagenda batwaye amatabaza, kandi bose bari bafite mu mitima yabo ntibaryaryaga, kuko bose bari biteguye gusanganira umukwe. Bose bari bafite gahunda yo gusanganira umukwe, bose bari bari mu mwanya umwe wo gusanganira umukwe, bose bari bari mu nzira yo gusanganira umukwe. Ariko imyiteguro tubonye ahangaha mu kugenda bagiye batandukanye, ariko bareba mu nzira ntabwo bari batandukanye. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ahangaha umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ahangaha iyo ngeze kuri uyu murongo binyibutse igihe Yesu yajyanaga n'abigishwa be, igihe yajyaga ku musozi bajyanye ngo bajye gusenga. Yesu akababwira ngo nimube maso musenge mutajya mu moshya. Maze Yesu arababwira ati reka negere hirya ho gato nsenge. Ariko babandi bajyanye na Yesu, abigishwa bajyanye na Yesu, ntabwo begeze baba maso, ahubwo barisinziririye. None umukwe atinze bose bagira gute? Bose barasinzira. Umukwe atinze bose, Bibiliya itweretse yuko bose barahunikiriye. Ubundi guhunikira ni muri cya gihe umuntu aba atangiye gusinziraho gato gato, agenda yongera agaruka, ariko bikaza kurangira asinziriye burundu. Hano rero Bibiliya itweretse yuko bose barasinziriye, nta tandukaniro ryari ririmo, kuko bose bari bategereje umukwe kandi bari bananiwe. Mu gihe rero bose bari bananiwe, bose barasinziriye, bose nta n'umwe wasigaye uri maso, ariko bagize gute? Amaso yabo yarasinziriye.
Bibiliya itweretse yuko ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Nijoro bumaze kwira, muri cya gihe nyine abantu bose baguye agaco, muri cya gihe abantu bose basinziriye, muri cya gihe nta kintu na kimwe umuntu arimo atekereza, muri rya joro ry'ibitotsi, muri rya joro umuntu yagezeyo, bose barasinzira. Sinzi niba turi kumvikana. Umuntu wafunguye mikoro yayifunga kugira ngo twumvikane. Muri cya gihe bose barasinzira, bose ariko mu gicuku ngo habaho urusaku ngo nimusohoke mumusanganire. Muri rya joro, ijoro ry'icuraburindi, mu ijoro mu gicuku hagati, muri cya gihe twebwe abantu tuba twagezeyo, barabwirwa ngo nimusohoke musanganire umukwe. Maze ba bakobwa bose barakanguka baboneza amatabaza yabo. Abakobwa bose barakanguka. Bibiliya itweretse yuko abakobwa bose barakangutse, kandi n'abakobwa bose barasinziriye. Abakobwa bose bari bafite gahunda yo kujya kwitegura umukwe. Abakobwa bose barakangutse. Abakobwa bose nta n'umwe wasigaye utarakanguka kugeza ahangaha. Mbese nshuti zanjye, mbese uyu munsi wa none urasinziriye cyangwa urakangutse? Mbese uyu munsi wa none waba ufite imyiteguro? Mbese witeguye gusanganira umukwe? Mbese ibyangombwa byo gusanganira umukwe urabifite? Mbese witeguye ku buryo umukwe aje yasanga uri muzima? Mbese ku buryo umukwe aje yakujyana? Mbese uyu munsi wa none, yego umukwe Kristo ashobora gutinda, ariko si urupfu ruzatinda. Reka nkubaze ikibazo, mbese uyu munsi wa none uramutse usinziriye, uyu munsi wa none ndamutse mpfuye, mbese naba mpfuye gute? Mbese Kristo yazaza akanyambika ikamba ry'ubugingo? Mbese uyu munsi wa none urupfu ko nta muntu uteguza ngo nzapfa ryari? Mbese uyu munsi wa none abantu benshi bahora bavuga ngo ese ko Kristo abasogokuruza bacu bahoze ariko sabo bari hehe? Abo bategereje mu bituro byabo, kandi impanda y'Imana nivuga abapfuye bizeye bazakanguka. Kandi njyewe uyu munsi wa none uko napfuye niko nzakanguka. Nta guhinduka Kristo aje, ahubwo guhinduka bizaba byarabayeho mbere. Ahubwo ni nayo mpamvu Yesu avuga ngo uwanduye mu mutima agumye yandure, uwera agumye yezwe. Ni ukuvuga ngo urugendo rwo kweza ni urugendo rukomeza, ni urugendo Kristo azaza noneho akavuga ngo uyu muntu afite kwera, reka noneho ubutungane bw'Imana bwuzurire muri we. Nshuti yanjye, ndagira nkubwire ngo Kristo arimo arashaka yuko uyu munsi wa none ugirana umushyikirano nawe. Kristo arimo arashaka yuko umenyana nawe, kandi Kristo arimo arashaka yuko utaba uri muri jugujugu ngo uze ahari uhamara akanya gato utaha utabonye umugisha we. Uyu munsi Imana irashaka yuko ubona umugisha wayo. Ariko abakobwa bose barasinziriye, kandi abakobwa bose bari bafite gahunda yo gusanganira umukwe. Mbese uyu munsi none wowe icyaguhagurukije ni iki? Icyaguhagurukije nuko utegereje kugaruka kwa Kristo. Niyo mpamvu waje mu itoro ry'Abadventiste umunsi wa karindwi, bategereje kugaruka kwa Kristo. Kandi abo ngabo bategereje kugaruka kwa Kristo barimo batanga n'umuburo wo kwitegura kugaruka kwa Yesu Kristo kutagitinze. Abakobwa bose basinziriye. Abakobwa bose umukwe aje bumvise itangazo yuko umukwe aje mu gicuku, bose nta n'umwe wasigaye adakangutse. Bose barakangutse kuko bari biteguye gusanganira umukwe. Bose barafite gahunda yo gusanganira umukwe. Mbese uyu munsi none kuba wabyutse kino gitondo, mbese kuba nabyutse iki gitondo, mbese uyu munsi wa none naba indirimbo ivuga ngo nanditswemo, mbese naba nanditswemo. Mbese uyu munsi wa none ibikorwa byanjye bihamanya n'ijambo ry'Imana yuko uyu munsi wa none naragwa agakiza.
isuzume urebe nanjye n'isuzume, turebe uruhande duhagazemo, hato dutegure inzira yacu, dutegure ibyangombwa byose by'urugendo, dutegure icyo Uwiteka ashaka ni ikihe, ngo nuko twihana ibyaha byacu. Reka turebe icyo abakobwa 10 bakoze. Aba bakobwa maze ba bakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abakobwa bose barahagurutse nta numwe wasigaye, bose baboneza amatabaza yabo kuko bagiye basangana n'ubukwe, bose bari bitwaje amatabaza, bose bari bafite amatabaza yabo. Nukuvuga ngo nta kintu na kimwe cyatandukanyaga aba bakobwa, ubarebye nta kintu na kimwe cyagombaga kubatandukanya. Buri wese yabarebaga, bose bari biteguye gusanganira umukwe. Uwabarebaga wese yabonaga yuko bafite imyiteguro yo gusanganira umukwe. Uyu munsi none natwe turebye atubona nk'abantu bategereje kugaruka kwa Kristo. Uyu munsi none imitima yacu koko yiteguye kugaruka kwa Kristo, cyangwa twibeshya kugaruka kwa Kristo tukaba tubibwira abandi, cyangwa se tukaba tubyerekana ariko imitima yacu ihakana kugaruka kwa Kristo. Abapfu babwira abanyabwenge bati nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ahangaha noneho itandukaniro ritangiye kugaragara. Noneho ritangiye kugaragara igihe umukwe yazaga. Umukwe aje nibwo itandukaniro ritangiye kugaragara, kandi bose bavugaga yuko biteguye gusanganira umukwe. Mbese nshuti yanjye, ubu itandukaniro riri hagati yanjye nawe nirihe? Itandukaniro riri hagati yanjye ubwo Yesu azabagarutse nirihe? Mbese uyu munsi none Kristo azasanga naraboneje imyambaro, cyangwa se azasanga ndi muri jugujugu, azasanga umutima wanjye waragiye kure y'Imana? Mbese uyu munsi none azasanga kwizera kukiri muri njyewe? Bose baboneza, ariko amatabaza atangira kuzima mu gihe cyo kuyaboneza. Ariko reka turebe itandukaniro ryabaye ubwo umukwe yazaga. Abapfu babwira abanyabwenge bati, umurongo wa 8, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire. Itandukaniro rigize gute? Itandukaniro ritangiye kugaragara. Baravuze bati nimuduhe ku mavuta yanyu, kubera yuko amavuta noneho amatabaza yacu ari magira gute? Ari mazima. Nimuduhe ku mavuta yanyu, twebwe amatabaza yacu atangiye kuzima. Ariko kandi ijambo ry'Imana bari barijyanye, ariko bagenda nta mavuta bafite, kandi amavuta ashushanya mwuka wera. Nukuvuga ngo bari barize ijambo ry'Imana, bari barifite, ariko nta mwuka wera bari bafite muri bo. Baravuga ngo nimuduhe ku mavuta yanyu, mu yandi magambo nimuduhe kuri mwuka wera mufite. Nta muntu ushobora guha undi mwuka wera. Mwuka wera yatanzwe ku rugero rushyitse, buri wese no kumwakira ku rwe ruhande. Ngo nimuduhe ku mico yanyu, natwe tumere nk'amwe, bityo tube natwe umukwe ubwaje twese hamwe tujyane. Nta muntu waha undi mico ye, ahubwo buri wese akwiriye kuboneza imico ye. Buri wese akwiriye kujya imbere y'Imana imico ye ikabonezwa, ariko ntuzayiboneze igihe Kristo azabagarutse, kuko Kristo azaza aje kukujyana, kandi azaza atwara biteguye kumusanganira. Mbese witeguye gusanganira Kristo wowe? Mbese uyu munsi none ntabwo dushobora kuba twizirika ku isabato, nyamara isabato itazatujyana mu ijuru. Uri mu nzira nziza y'isabato, nibyo uri mu nzira nziza kuko uri mu kimenyetso cy'Imana, ariko banza urebe yuko ibyangombwa bindi wabitunganije. Aba bakobwa bari itandukaniro rigeze ubwo umukwe aje, niko babonesha amatabaza yabo. Amatabaza atagira ati nimuduhe ku mavuta yanyu, nimuduhe kuri mwuka wera mufite, nimuduhe ku mico yanyu, natwe tumere nk'amwe. Nta muntu ushobora guhunda agakiza shuti. Nta muntu uyu munsi agakiza katanzwe kuri buri wese. Agakiza karatanzwe, ahubwo bisaba kukakira. Shuti yanjye, agakiza warakakiriye?
umurongo wa 9, ariko abanyabwenge barabahakanira bati oya ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanduzi muyigurire. Ntabwo amavuta yadukwira, nimujye mu bahanduzi kuyigurira. Shuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo uyu murongo uteye agahinda, kandi uyu murongo ni umurongo ujya utuma ntekereza cyane ubwo Kristo azaba agarutse akabwira abantu bamubwiraga, akabwira abantu ati ntabwo mbazi, kandi bari barahawe igihe cyo kwitegura. Uyu munsi muri iki gitondo Imana igutegure kugira ngo umuturage mwiza utegurirwa hano mu isi wo kuzimurirwa muri Kanani yo mu ijuru. Ubu umuturage mwiza ube mu ruhande rwo kuba umunyabwenge, ube mu ruhande rutunganya mbere y'uko umukwaza, ube mu ruhande rutunganya. Reka uyu muntu arimo yitegura ubukwe, iyo umuntu arimo ategura ubukwe arareba icyambere, agomba kubanza kureba niba afite imyenda, icya kabiri akareba niba bazamwambarira bahari, icya gatatu akareba niba aho, mbere ya byose abanza kureba aho ubukwe buzabera. Iyo yamenye ubukwe aho buzabera, areba niba aho hantu hateguwe. Igihe cyose ahora abaza abantu bashinzwe gutegura abantu niba barimo hategura, agahora yibutsa abantu bazamwambarira ko bagomba kumwambarira, agahora buri kimwe cyose agishyira ku murongo. Nubwo igihe ubukwe butaha hari ibintu bitarajya ku murongo, ariko ibyangombwa aba yarabishyize ku murongo, ntabwo imyiteguro y'ubukwe igirangira. Ni nayo mpamvu n'abo bakobwa uyu munsi none ntabwo imyiteguro yarangiye, ahubwo bari barashyize ku murongo ibyangombwa byo gusanganira umukwe. Ni nayo mpamvu baguye agacuho bagasinzira, ariko abanyabwenge basinzira bafite ibanga basinziranye, mu gihe abapfu basinzire ntacyo basinziranye. Itandukaniro ryabaye ubwo umukwe yazaga, nibwo abari biteguye umukwe bagaragaye koko, kuko hari ibyo bari barashyize mu bikorwa. Baravuga ati umukwe ashobora gutinda, reka tugire imyiteguro itandukanye, reka twitegure, kuko ntabwo tuzi isaha umukwe ashobora kuzira. Ashobora kuza bitinze cyangwa se akabanguka, ariko yaza bitinze cyangwa se yabanguka. Icyo tuzi cyo nuko twiteguye ko umukwe agomba kuza kandi akatujyana. Rero niyo mpamvu bateguye buri kimwe cyose cyari gikenewe kugira ngo bitegure umukwe. Buri kintu cyose bagishyize mu mwanya wacyo, kandi bategura n'ibindi byangombwa byo ku ruhande mu gihe yabatinze, cyo kugomeza kubafasha muri urwo rugendo rwo kwitegura umukwe. Nose nshuti yanjye, kurimo kuvuga ngo Yesu aratinze, reka nkubaze, ubanye n'imyaka ingahe wahamye ukavuga ngo njye nagendanye n'Imana imyaka iyi n'iyi? Reba igihe wamenyeye agakiza, uvuga ati nibura nagendanye n'Imana umwaka urashira ngendana n'Imana. Nshuti yanjye, vuga ati nibura maze imyaka 2 ngendana n'Imana umunsi ku munsi. Niba rero urwo rugendo utarutangira rwo kubana n'Imana, tangira uyu munsi ugendane n'Imana. Tangira witoza urugendo rwo kubana n'Imana. Tangira witoza urugendo rw'ubwami bwo mu ijuru, kuko ubwami bwo mu ijuru buratwanirwa kandi ntwaniriza ubugishamo imbaraga. Tangira wisuzume kugira ngo ujye urebe ibikorwa byawe, koko urebe ese ibi bikorwa byanjye nkora ni ibikorwa by'abatahajuru cyangwa se ni ibikorwa n'ubundi nk'iby'abandi basanzwe batazaraga ubwami bwo mu ijuru. Abapfu babwira abanyabwe nimuduhe ku mavuta. Uyu murongo reka nkubwire, tangira witoze nawe utazasaba ku mavuta mu gihe umukwe azabaje, kandi umukwe azaza aje guhemba bamukoreye bose. Umurongo wa 9, abanyabwenge barababwira bati oya ntiyadukwira. Umurongo wa 10, bagiye kugura umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. No, bantu bari biteguye, babandi barasohotse mu gihe cyo gusanga, mu gihe umukwe aje, babandi barasohotse, noneho abandi bari biteguye binjirana n'umukwe. Abandi bari biteguye, umukwe yaraje, baba bari kumwe, abandi basohotse bagiye ngo kwitegura umukwe, kandi umukwe yahageze.
Mbese nshuti yanjye, ntushobora gushaka kwitegura Yesu Kristo kandi ibintu byararangiye. Ntushobora kwitegura Yesu Kristo kandi imbabazi zararangiye. Reka nkubwire, ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe imbabazi zarangirira, ariko icyo nzi cyo nuko imbabazi zarangira. Ntabwo Imana izakomeza kwihanganira ibyaha bikorerwa muri iyi si. Ntabwo Imana izakomeza kwihanganira urugero rwo gukiranirwa rurimo rukorerwa muri iyi si, ahubwo imbabazi zizakurwaho. Mbese imbabazi nizikurwaho uzaba warababariwe? Mbese uyu munsi wa none naba narababariwe, waba warababariwe? Reba neza imibereho yawe cyangwa se imibereho yanjye, niba ari imibereho ihamanya n'ijambo ry'Imana, niba ari imibereho ihamanya n'umwuka w'Imana. Ndagira nkubwire ngo hari ikintu iyo turebye mu Bisirayeli bakoze kikababera icyaha, hari n'icyo bakoze ntikibabera icyaha, kandi twebwe uyu munsi wa none cyatubera icyaha kubera ko twebwe twahawe umucyo wose. Umucyo wose twarawuhawe uyu munsi wa none, nta Imana itatwigishije binyuze mu ijambo ryayo. Uyu munsi wa none ni nayo mpamvu abantu usanga bavuga bati reka mbigenze gutya, ahari sinzi uko byamera, abazi byinshi bazabazwa byinshi, njyewe rero ngomba kwimenyera dukeya. Ndagira ngo nkubwire ngo nta ibyo uzi n'iby'Imana izaheraho ikubaza. Izakubaza umucyo wose wirengagije, izakubaza amahirwe yose wagiye ubona ntuyaha agaciro. Abakobwa b'abapfu bo barasohotse mu gihe abanyabwenge binjiye mu bukwe. Abakobwa b'abanyabwenge basohotse mu gihe cyo kwinjira. Mbese nshuti yanjye, uyu munsi ntimukeresa amahirwe ya nyuma. Uyu munsi turi mu munsi w'impongano, turi mu munsi wo kugaruka kwa Yesu Kristo, turi mu munsi w'umutambyi mukuru arahera cyane, ari gusaba buheruka, ari gukuraho ibyaha byihanwe. Mbese ibyaha byawe mbese urimo urashaka kwihana no kubabarirwa? Mbese uyu munsi none ntabwo uzasigara wikoreye ibyaha byawe igihe umutambyi azaba avuye ahera cyane. Mbese uyu munsi none ntushobora kuzashaka kwihana kandi igihe cyararangiye. Uyu munsi ni wowe niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima, kandi uyu munsi niwumva ijambo ry'Imana rikoze ku mutima wawe, ujye ushima Imana, kubera ko uyu munsi none imitima yabaye akahebwe, ntabwo igikorwaho n'ijambo ry'Imana. Ariko we niwumva ugifite akayihayiho ko kumva ijambo ry'Imana hari aho rikigukoraho, ujye ushimira Imana. Ndagira nkubwire ngo Uwiteka akurinde kuzakurwa mu mugabane w'abatahajuru, ahubwo ube mu mugabane w'abatahajuru. Urugi rurakingwa, hanyuma abakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati nyakubahwa dukingurire. Umukwe yaje, abandi basohotse, none baragarutse bati dukingurire. Itandukaniro ryagaragaye igihe umukwe yazaga. Umukwe aje nibwo itandukaniro ryagaragaye. Ndagira nkubwire ngo nshuti yanjye mukundwa, ndagira nkubwire ngo uyu munsi wa none Imana irimo iraduhamagarira kugira ngo twakire imbaraga yayo, kandi imbaraga yayo iduhindura. Imbaraga yayo ituma tuba mu mugabane w'abaneshi. Imbaraga y'Imana irimo iraturarikira kwakira no gushyira mu bikorwa ikijambo ry'Imana ridusaba. Hano hari ikintu kutizera kwatandukanije abakobwa n'Imana. Kutizera kwabo kandi uyu mugani ni umugani wo mu misi wo mu gihe cyo kuza kwa Yesu. Ni umugani ugereranya igihe Kristo azaba agarutse, kandi igihe Kristo azaba agarutse abantu bazinjira mu bwami bwe, abandi bazasohorwa. Nta nubwo ari uzabasohora, ahubwo imico yabo izabasohora, kubera ko bazaba bataragize imyiteguro ikwiriye abatahajuru. Mbese imyiteguro yawe muri iki gihe ni iy'abatahajuru? Mbese urashaka kuba mu ijuru cyangwa urashaka gukomeza kuba muri iyi si? Mbese urashaka kuba na Kristo cyangwa urashaka gukomeza kuba muri iyi si? Hitamo Imana, utazaba ubwirwa ngo sinigeze ngira gute, sinigeze nkumenya. Nawe arabasubiza ati ndababwira ukuri yuko ntabazi. Bari biteguye kumusanganira, bari bagiye kumusanganira umuntu utabazi, bari bagiye kuvumba
iz'abandi. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none agakiza karatanzwe, shaka umunyabwenge, kubera ko guhinduka umunyabwenge muri iki gihe nicyo kintu cyiza cyane, kubera ko uyu munsi wa none isi yose yahagurukiye kurwanya ukuri, kubera ko kunyuranyije n'ibyo bakora, bityo barashaka icyacecekesha ukuri kose kuvuga Imana, icyacecekesha ukuri kuvuga ukuri nk'uko kuri. Ariko se Yesu arababwiye ngo ntabwo mbazi. Uyu munsi bizagendekera bite abantu bavuga yuko bategereje kwa Kristo kandi batiteguye ngo binjirane n'uyu mukwe? Shuti mukundwa duhuriye kuri iyi platform, ndagira ngo nkubwire ngo kwitegura gusanganira Yesu Kristo nahawe nahanjye kugira ngo tumwitegure, nahawe nahanjye kugira ngo buri wese agire inyiteguro ishyitse, kandi buri wese Imana imuhe kugira ngo abe umuntu ushyitse, kandi abe umuntu wo kuzasangwa ari muzima. Uyu munsi wa none uyu mugani reka tore ntambara ikomeye uko batubwiye. Mu gihe impeshyi n'icyumuhindo mwaka wa 1844 hatanzwe ubutumwa ngo umukwe araje nimusohoke musanganire. Amatsinda abiri y'abantu agereranya abakobwa b'abanyabwenge n'abakobwa b'abapfu yaragaragaye. Itsinda rimwe ryari ritegerezanyije ibyishimo kugoroka k'umukiza, kandi abo bari biteguye kujya kumusanganira badakebakeba. Irindi tsinda ry'abantu bari barakoreshejwe n'ubwoba no kwitabira batabanje gutekereza, bari baranyuzwe n'ukuri ko mu magambo gusa, nyamara nta buntu bw'Imana bafite. Intambara ikomeye ku rupapuro rwa 307 ntoya. Mu mugani w'abakobwa, ubwo umukwe yazaga, abari biteguye binjiranye nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Ukuza k'umukwe kuvugwa hano kuba mbere y'ubukwe nyirizina. Ubukwe bushushanya Kristo ahabwa ubwami bwe. Umurwa wera Yerusalemu nshya, ariyo murwa mukuru w'ubwami, yitwa umugeni, umugore w'umwana w'intama. Marayika yabwiye Yohana ati ngwino nkwereke umugeni, umugore w'umwana w'intama. Umuhanuzi aravuga ati anjyana mu musozi munini kandi muremure, ndi mu mwuka, anyereka ururembo rwera Yerusalemu rumanuka ruva mu ijuru ku Mana. Mu buryo bugaragara umugeni ashushanya umurwa wera, kandi abakobwa bagiye gusanganira umukwe bashushanya itorero ry'Imana. Mu byahishuwe ubwoko bw'Imana buvugwa ko bwatorewe ubukwe bw'umwana w'intama. Niba ari abatorewe ubukwe nanone ntibashobora gushushanya umugeni, nk'uko byavuzwe n'umuhanuzi Daniyeli. Kristo azahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami, n'umukuru w'ibihe n'ibihe byose azahabwa Yerusalemu nshya. Ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none abakobwa 10 bagaragaye mu mwaka wa 1844. Umwaka wa 1844 niho habonetse amatsinda abiri. N'uyu munsi wa none hariho amatsinda abiri. Hariho itsinda rikurikiza Bibiliya nk'uko iri, kandi rifite umwuka wa Kristo, kandi rifite amasengesho, rifite umwuka muziranenge yahawe kugira ngo bagire imbaraga mu byanditswe byera. Uyu munsi wa none hari abantu biteguye kandi bateguza n'abandi kuruka kwa Yesu Kristo. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ube mu mugabane w'abanyabwenge, kandi ube mu mugabane w'abatahajuru, ube mu mugabane w'abashaka Imana, ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose muzabyongerezwa. Mbere yuko ugira ikindi kintu cyose ushaka, banza ushaka Imana. Mbere yuko ugira ikindi kintu cyose wizera, izera Imana. Mbere yuko ugira ikintu cyose ufata, menya yuko uyu munsi wa none abanyabwenge bariho n'abapfapfa bariho. Mbese ntabwo abakobwa b'abanyabwenge bazigera bashiraho kugeza kugoroka kwa Yesu Kristo. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo uyu munsi wa none itegure gusanganira umukwe, kuko bitagitinze Kristo araje.
ntabwo bigitinze ngo Kristo aze. Mbese Kristo nagaruka azasanga uri mu ruhe mugabane? Mbese uri mu mugabane w'abaneshi cyangwa uri mu mugabane w'abaneshwa? Mbese uri mu ruhande rw'abakobwa 10? Ndakwifuriza kugira ngo uboneze imico yawe, kandi imico yawe nta wundi wayiboneza ni Yesu Kristo. Kristo gukiranuka kwacu aguhe gukiranuka kwe, kandi ampe gukiranuka kwe. Kandi Kristo nguyu watanzwe kugira ngo njyewe mbona agakiza. Kristo witangiye inyoko muntu yose kugira ngo icungurwe. Uyu Kristo icyo dusabwa ni ukumwakira, twe kuba turi muri jugujugu, twe kuba ibyo dukora byose ari jugujugu, twe kumara akanya gato aho imbere ye, ahubwo tumare akanya kanini imbere ye. Reka nkubwire ya magambo aboneka mu gitabo cy'uburezi ku ipaji 272, aravuga ngo icyo dukeneye si akanya gato twafata turi imbere ye, ahubwo buri wese ku giti cye akeneye kwibonana na Kristo, akicara hasi agashyikirana nawe. Uyu munsi buri wese akeneye kwibonana na Kristo. Uyu munsi nkeneye kubonana na Kristo. Uyu munsi Kristo arankeneye kugira ngo mbonane nawe. Uyu munsi kubaho muri ubwo buryo bwo kwiga ijambo ry'Imana tutaryarya no kurishyira mu bikorwa, no gushyira mu bikorwa iki jambo ry'Imana rivuga. Reka dusaba Imana kugira ngo idushoboze gushyira mu bikorwa iki jambo ry'Imana rivuga, kandi dusaba Imana kugira ngo amategeko yayo yandikwe mu mitima yacu, yandikwe imico yacu ibemo Imana, kandi buri wese asabe cyane ashimikiriye kugira ngo azasangwe ari muzima, atari ukuvuga kuba yaba ari muri uyu mubiri, ahubwo ubuzima bwe buzabe bwarumotanywe na Kristo, kuko Kristo niwe uzaza guha ubwo buzima, niwe uzaduha ubwo buzima. Kandi ubwo buzima nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Ubike ijambo ry'Imana mu mutima wawe, mbike ijambo ry'Imana mu mutima wanjye kugira ngo ntacumura kuwiteka, kugira ngo udacumura kuwiteka. Kandi Imana iguhe kugirana amahoro nayo muri iki gitondo, iguhe guhita mu ruhande rwo kumunyabwenge, kandi ntiwabyibashisha, ahubwo ngo kubaho Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya uwera ni ubuhanga. Ndakwifuriza kumenya uwera, ndakwifuriza guhitamo uruhande rwiza, kandi ntabwo nabyibashisha, ahubwo Mwuka Muziranenge watanzwe kugira ngo adusobanurire, atwigishe, aturohereze kuri Kristo. Uyu Mwuka Muziranenge akuzure muri iki gitondo, kandi aho ntagejeje Uwiteka we musobanuzi nyakuri, Uwiteka Imana ikomeye kandi Imana ishobora byose. Imana yatanze Kristo kugira ngo acungure umunyabyaha. Iyo Imana idusobanure ku rugero rushyitse, nicyo nagusabira, nanjye nisabira mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge. Urakoze Mana yacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Ude kuba mu ruhande rwiza rw'abanyabwenge, ude kuba mu ruhande rwiza rw'abagushaka, kandi abagushaka bose bazakubona. Reka natwe tukubone mu izina rya Yesu, amen.